Bigenda bite ngo umugabo agiye ku kazi anejejwe n'umugore n'abana be agaruke bitura inabi kandi nta kintu kibi bigeze bakora? Buri muntu wese ku isi ni umuyobozi ku giti cye bitewe n'urwego rwe, icyarimwe akaba n'umuyoborwa ku giti cye no ku rwego rwe. Icyo nshatse kuvuga aha ni uko buri wese ushobora gusanga hari ubwo aha amategeko ariko ntafite uyamuha. Umwana aha amategeko imbwa ye, umwana agahabwa amategeko na nyina, nyina agahabwa amategeko n'umugabo we, umugabo agahabwa amategeko n'umukoresha we, gutyo gutyo kugeza ku nzego z'igihugu. Ikosa ribaye ku rwego rwo hejuru rishobora kuryozwa uwo hasi ataramenya n'icyo azira. Umvaho gati inkuru. Umugabo yavuye iwabo anezerewe, ageze ku kazi atangira akazi ke nk'uko bisanzwe. Ntabwo yahasanze bosi we kubera ko bosi we yari yagiye kugaragaza uburyo imisoro y'ibicuruzwa bya kampani ye yatangwaga. Gusa ibyari byabaye kuri bosi we byaragahomamunwa. Yari yaciwe hazabu ya miliyoni 50 azira kutabasha kugaragaza inyemezabwishyu z'imisoro yatanze ku modoka ze 3 yacuruje. Yagarutse ku kazi yarakaye. Wa mugabo wavuye iwabo anezerewe ntabwo yari azi ibyabaye kuri bosi we. Akimubona yinjiye muri kampani nk'umuntu wari umwungirije, yihutiye kumusuhuza amubaza uko ameze. Bosi we n'umujinya mwinshi yahise yuke nabi wa mugabo amubwira ko uko ameze bitari mu nshingano ze. Wa mugabo avuye iwabo anezerewe yahise arakara cyane bitewe n'ukuntu bosi we yamutukiye imbere y'abandi bakozi yari akuriye. Yabuze icyo akora n'icyo areka kubera ko gusubiza bosi gusa byashobora gutuma ahita amwirukana. Akazi karangiye yaratashye asanga umugore yamuteguriye ifunguro akunda cyane, ntiyirirwa agera ku meza ahubwo ahita yigendera, nta jambo na rimwe avuze yigira mu cyumba cye. Bigaragara ko atameze neza. Umugore n'ubwitonzi bwinshi n'ikinyabupfura aramwegera mu ijwi rituje aramubaza ati, byakugendekeye bite mugabo mwiza? Umugabo mu byo atazi yisanze yakubise urushyi umugore we. Umugore nawe asohoka yarakaye, ibyari ijwi rituje bihinduka induru. Umugore ari gusohoka mu nzu ngo abe ahunze uburakari bw'umugabo we atarazi icyamurakaje. Mu marembo y'urugo rwe hatutse umwana wabo wari uvuye kwiga, aza yirukanga muhobere nk'uko bisanzwe. Umugore wari wamanjiriwe amusunikira hirya, umwana yikubita hasi. Umwana yinjiye mu nzu arira. Ageze muri salle amanje ahasanga ameza n'ibyaraho byose arahirika, maze ubundi amafunguro yose abandagara hasi n'amasahani y'amadongo yari ariho arameneka ahinduka ubushwanyi. Nk'uko ikibazo cyabaye kuri bosi cyaryojwe umukozi we, umukozi we akakiryoza umugore we, umugore akakiryoza umwana we, umwana we akakiryoza ibiryo n'amasahani byari biriho. Mu buryo bw'imikorere y'ubwonko n'imyitwarire y'abantu hari uburyo ibi byitwa. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku isano iri hagati y'igituma dukora ibyo dukora: umujinya, ubwoba, ibyitwa defense mechanism. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi. Mbahaye ikaze. Ubwonko bw'umuntu bugizwe n'ibice bitandukanye bifite inshingano zitandukanye kandi byose ni ingenzi kuri twe. Yihe ni kunyuza iruhande urikomereza ugasa nkaho utanayibonye, nyamara wabona inzoka imbere yawe nko muri metero 3 cyangwa se 5 ukava mu byo wari urimo ukayica cyangwa se ugahunga. Ibi ni byo twita ubwoba cyangwa se uburakari. Ibi byose bibera mu bwonko mu kanya ko guhumbya. Iyo hari ikigukozeho ukumva ijwi cyangwa se ukabona umuntu, ayo makuru ahita yihutira mu gice cy'ubwonko gishinzwe kubika amakuru yose byakubayeho cyitwa hippocampus cyangwa se hippocampe. Iki ni igice gishinzwe guhuza amakuru y'ubu n'amakuru yahashize kugira ngo wirinde cyangwa se usigase umunezero w'ibyo ushaka kuba ugiye kubona kuri icyo kintu. Muri iki gice haba harimo amakuru akwibutsa ko ihene ntacyo yakugira, icyarimwe harimo n'amakuru akubwira yuko inzoka iramutse kuriye mu gihe kitarenze isaha imwe ushaka kuba upfuye. Iyo hippocampus cyangwa se hippocampe imaze guhuza aya makuru, ihita yohereza mu gice cy'ubwonko cyitwa amygdala, igice cy'ubwonko gishinzwe ibirebana n'amarangamutima harimo ubwoba, umujinya n'umuhangayiko. Iyo aya makuru ageze muri amygdala igasanga ko iyo kintu gihangayikishije cyangwa se giteza ikibazo ku mubiri w'umuntu, ihita itanga impuruza ku gice cy'ubwonko cyitwa hypothalamus, ihita ikora akazi nk'ak'intumwa cyangwa se umuhuza. Iyo hypothalamus imaze kwakira amakuru y'uko hari igishaka guhungabanya umubiri wawe, nayo ihita imenyesha imvubura yitwa adrenaline medulla, ikayibwira ko iki ari icyo gihe cyo kuvura umusemburo w'ubwoba n'umuhangayiko witwa adrenaline. Iyo adrenaline imaze kuvuburwa mu maraso, ibikorwa byinshi by'umubiri bihita bikora ku muvuduko udasanzwe. Ibikorwa bitari ingenzi cyane muri ako kanya bigahagarara.
umuvuduko w'amaraso uriyongera, umutima ugatera vuba, umuntu ufite ubwoba agahumeka insigane, agakanura bidasanzwe, aribwo uzabona umuntu ufite ubwoba ameze nk'udatuje. Iki gihe amaraso menshi aba yirundiye mu mikaya, umubiri ufite imbaraga zidasanzwe, imikaya yiteguye kwambarira urugamba. Umusemburo wa cortisol uvuburwa na adrenocortex usigarana inshingano zo gutuma umubiri wawe uhora witeguye kugeza igihe ikibazo gikemukiye. Iyo umusemburo adrenaline umaze kuvuburwa, ubwoba n'umuhangayiko byamaze gutaha umubiri w'umuntu, umubiri we uba usigaranye amahitamo atatu: rwana, hunga, cyangwa se wigire icyo ubikoraho. Mbere y'uko umubiri ugira icyo ukora muri ibi byose, ubwonko bubanza kohereza aya makuru yose ku gice cy'ubwonko cyitwa prefrontal cortex. Iki ni igice cy'ubwonko wavuga ko gishinzwe ibirebana no gufata ibyemezo no gushyira mu gaciro. Nicyo gituma umenya niba uri burwane, uri buhunge, cyangwa se ukituriza yuko icyo ntacyo gitwaye. Niyo mpamvu icyemezo wafata uhuye n'imbwa cyatandukana n'icyemezo wafata uhuye n'intare. Iyo wisanze mu kibazo runaka cyateza ikibazo ku mubiri wawe, prefrontal cortex ifata imyanzuro ishingiye ku bimenyetso nk'uko bigenda mu nkiko. Niba wiruka ntabwo urabasha gusiga iyo mboga ikuri imbere, kandi n'urwana nayo birarangira utsinzwe. Icyakora niba urira icyo giti kikuri inyuma, haraba hari amahirwe menshi yo gucika kubera yuko imboga itazi kurira. Rimwe na rimwe inzira zose z'ubwoba uzinyuramo, bikarangira prefrontal cortex ifashe umwanzuro wo kukubwira ko wagize ubwoba bw'ubusa. Urugero, inshuti yawe iragukanze ugize ubwoba, imisemburo y'ubwoba yose iravubutse, gusa bigeze ku gice gishinzwe ibirebana no gufata ibyemezo no gushyira mu gaciro cyitwa prefrontal cortex, kikubwiye ko nta mpamvu yo guhunga cyangwa se kurwana ufite, kubera ko uwo ari inshuti yawe ikunda imikino imeze gutyo. Ibi nibyo bita freeze. Ibi byose biba mu gihe kingana milisegonde 500, ni ukuvuga muri 1/2 cy'isegonda. No ku burakari niko bigenda, uretse ko bitandukana ku myanzuro ufata. Akenshi byari ubwoba bihinduka uburakari. Nk'urugero, iyo inshuti yawe gukanze ukagira ubwoba, prefrontal cortex ikubwira ko ari inshuti yawe itari igamije kuguhungabanya. Iyo umaze kumenya ko ari inshuti yawe itari igamije kuguhungabanya, hakurikiraho uburakari, ari bwo uhita umukubita cyangwa se ukamutuka mu buryo bwo kumwiyama ngo ntazongere kugukinisha muri ubwo buryo. Abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko uburakari burangira ari uko icyabuteje gikemutse. Iyo ugiranye amakimbirane n'umuntu, nimurwane, nimusabane imbabazi cyangwa ngo umwe muri mwe ahunge, umujinya ntushira. Umujinya udashize ahanini wica nyirawo. Ikibazo hari ubwo ukurakaje yanga kugusaba imbabazi kandi ntacyo wamukoraho, yaba mu kumurwanya cyangwa se mu kumutuka. Mu rwego rwo kwirinda kwicwa n'ipfunwe, agahinda gakabije n'umuhangayiko, ushaka uturi umujinya cyangwa se icyo utura ngo ukire uburakari. Ibi byose bikuru utabizi kubera ko byose bikorwa mu bwonko mu gihe utabasha kugenzura. Ibi nibyo bita defense mechanism. Uribuka inkuru twahereyeho umugabo watutswe na boss we, umujinya akawutura umuryango we. Reka iyi nkuru tuyigarukeho gato. Boss we yaciwe hazabu ya miliyoni 50 azira kutabasha kugaragaza iyemezabwishyu y'imisoro y'imodoka 3 yacuruje. Yagize uburakari, gusa igice cy'ubwonko gishinzwe ibirano no gufata ibyemezo no gushyira mu gaciro cyitwa prefrontal cortex kimubwira ko aramutsa ahangaye abamufatiye ibihano ashobora gufungwa cyangwa se bikikuba. Iki gice cyitwa prefrontal cortex ageze ku kazi yatuye umujinya umugabo wamusuhuje, kubera ko prefrontal cortex yamubwiye ko abwiye nabo umukozi we ntacyo yamugira kubera ko amurusha amikoro n'igitinyiro. Ubu bwoko bwa defense mechanism bwitwa displacement. Ni igihe umuntu cyangwa se ikintu utabasha gutura umujinya kikubabaje, umujinya utewe n'uwo muntu cyangwa se icyo kintu ukawutura undi muntu cyangwa se icyo kintu uzi neza yuko kitateza ingaruka mbi z'igihe kirekire, nk'uko byagenda uramutse utuye icyo kintu cyanyacyo cyagutera ubwo burakari. Ni nko kwimura umujinya ku kintu cyagutera uburakari ukahuriza ku kindi, cyangwa se ku muntu agutera uburakari ukabwohereza ku wundi. Niyo mpamvu uyu mugabo yanze gutura umujinya boss we akawutura umugore we, kubera ko yari azi ingaruka zari mu we yahangara boss we. Iyo amutuka yari butakaza akazi ke, kandi niyamukubita byari muvuremo kwirukanwa ku kazi, byanaba ngombwa agafungwa. Niyo mpamvu yatuye umujinya umugore we, kubera ko yari abizi neza ko we yamurakarira umunsi umwe gusa, uwa kabiri bakaba biyunze. Nubwo bimeze gutyo, ntabwo ibi umuntu abikora bigambiriye. Niyo mpamvu hari ubwo umuntu azakubwira nabi, nihashira akanya agusaba imbabazi akubwira ko ari uburakari bwabimukoresheje. Hari ubwo muzagirana ikibazo ubone yadukiriye ibintu biri aho hafi,
atangiye kubitura umujinya. Ni ukugira ngo atagutura umujinya ahubwo awutura ibyo ngibyo nibura hangirika ibyo bifite agaciro gake ugereranyije nawe. Nubwo defense mechanism igaragara nk'iteza ibibazo bikomeye, akenshi ubwonko bw'umuntu buyikoresha nk'umuti wo kwirinda icyatuma nyir'umujinya yigirira nabi. Iyo ikintu kikurakaje utakibona nk'ikibazo, niho usigara bibona nk'ikibazo. Abantu benshi biyambura ubuzima babiterwa n'uko batakibasha kubona ibibazo byabo nk'uko biri, ahubwo bagatangira kwibona nk'ibibazo kuri ibyo bibazo. Niyo mpamvu uzasanga umuntu uhora atotezwa hari ubwo ageraho akumva ko isi yose murwanya, bityo agatangira gutekereza ko ubwe ari we kibazo muri sosiyete. Ikibabaje nuko nta buryo na bumwe aba afite bwo kuva muri sosiyete cyangwa se kuyirwanya. Iyo amaze kumva ko ari we kibazo, ahita ashaka uburyo yitura uburakari n'umujinya ahorana icyo kibazo, kandi ubwo ari ikibazo akumva yuko nyine agomba kwiyambura ubuzima kugira ngo sosiyete isigarane amahoro. Nibwo twumva ngo umuntu yambuye ubuzima. Ngiyi mpamvu defense mechanism nubwo ishobora kuba ari umuti, ku rundi ruhande ishobora guhinduka nk'uburozi mu gihe nyiri bwite atangiye kwibona nk'ikibazo. Hari abantu bahora barakaye kubera ko bahora mu ruziga rwa defense mechanism, akaba yarakajwe na boss we ku kazi, yagera mu rugo agatura umujinya wo mu muryango we, umwe mu muryango we akamutura umujinya nawe, yasubira ku kazi akawutura abo bakorana, gutyo ntuzigere umubona anezerewe. Muri defense mechanism zigera ku 10 twe tuvuze bimwe gusa ni mu bishaka tuzazigarukaho mu kindi gice cyacu cy'ikiganiro. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho utaha.